ukuvuga ngo umugambi wari umugambi w'umutwe w'abajihadiste bo muri Mozambique bari bafite wo gukora igitero inahangaha bakoresheje guturitsa ibisasu mu rwego ngo kugira ngo bihorere ku bitero ingabo z'u Rwanda zabagabyeho muri Mozambique. Ni ukuvuga ngo nanjye nashidutse ninjiye mu kintu mu buryo bumeze nk'ubufindo, navuga ko ari nk'ubufindo. Mfite mucuti wanjye Kuzura yari muri iyo gahunda je ntabizi, arampamagara kuri telefone arambwira ati hari gahunda nshaka kukubwira, ndaje ngusange mu rugo. Arambwira turi mu rugo, nabwo ndi mu rugo. Aratega arahansanga arambwira ati ngwino tuvugane. Turasohoka tujya hanze, arambwira ati hari gahunda inahangaha dufite yo kuhakora yo kuhatega ibisasu. Ati Amiri wo muri Mozambique yanyoherereje umuntu ufite n'ibyo bisasu uzadufasha no kuba twamenya uko babitega. Ati rero ubu ngubu ngiye kubonana nawe. Ati ubwo nimara ko nzakubwira uko byagenze ejo. Aragenda nsigara mu rugo. Bukeye ku munsi ukurikiyeho arampamagara ati duhurire i Nyamirambo. Ndagenda duhurira i Nyamirambo, arambwira ati tuzamukane gake gake. Turazamukana, tugeze imbere avuga ati tega akamoto, ntazi ahantu tugiye. Dutega akamoto, mbona tugeze kurya nyuma hafi y'ahantu hari amarimbi mushobora kuba muhazi. Ubwo hari iruhande rw'urugo rw'undi mugenzi we bafitanye muri iyo gahunda, umugenzi we witwa Ismail. Jye sinari impazi. Twinjiye mu rugo mpita mbonamo Ismail n'undi mugabo umwe ntari nzi izina rye, ko naje kumenya ko yitwa Salimu. Ismail ubwo ahita adukaribisha, twicarana nabo hanze aho bari bicaye ku mukeka. Ahita tubwira ngo Amiri nabasobanurira uko bimeze. Ubwo Amiri n'uwo Salimu nyine twari tuhasanze. Salimu ahita tubwira ati mu ncamake gahunda ukuntu imeze, ati igisasu ukuntu dushaka ko kizagenda. Turashaka yuko tuzagifata tukagishyira mu gakarito k'amazi, twarangiza tukagerekaho n'ibindi bintu twaguze nk'ibintu nka za papier hygienique cyangwa tundi tuntu two kugerekaho. Noneho umuntu akakijyana akagishyira mu iduka, akagishyira muri firigo. Ndabyemera rwose kuko nta kintu bambeshyeramo, ariko nkicuza ko nabigiyemo nkubutse ntabitekereje, kuko yambwiye nk'uyu munsi, ejo arongera njyana ku munsi wa kabiri, ku munsi wa gatatu niho twahise dufatwa. Mwari mwemerewe iki? Nta kintu bari batwemereye, kereka niba barakyemereye ndabagenzi banjye nge ntabizi, kuko ugiye urumva nari nkinjira mu kintu nta nabo mbashije kuba nziranye nabo babikuriye, usibye abo ngaba twari turi kumwe hano, kuko no Munyakenya sinari. Ubwo abamaze kumbwira uwo mupango ukuntu umeze, barambwiye bati ibisasu biri kuri uwo Munyakenya wabizanye abivanye muri Mozambique. Ati rero umunsi wo kujya kubitega tuzajyayo kuri uwo Munyakenya mu rugo. Kwicuza ndicuza ku byo nari ngiye gukora, kuko sibyo. Ntago idini ya Islam idushishikariza kwica abandi. Icyo nigayaho nuko ntago nabashije gukoresha umutima w'inama wanjye. Iyo nkoresha kare ntago nari kujya muri ibi ngibi. Naho igihembo cyo ntacyo. Ubwo nanjye simbuzi nkuko mwabibonye hariya, nibiriya nyine twabibonye ko twe dusanzwe tubizi. Wabizanye yari Umunyakenya bari bohereje, aza bifite. Noneho aho twari twahisemo ni mu mujyi na Nyabugogo, kuri City Tower yo mu mujyi, na hariya kuri SP, kuri ariya marembo y'imodoka ziva mu majyepfo. Inama ya mbere nabagira, mbere yo kugira icyo bakora banze bagisha inama umutima, kuko umutima wawe nta kintu ujya gukora uretse kubanza kukuburira. Icya kabiri, nibige idini yabo neza, ntabwo idini yacu dutegeka kwica cyangwa se kugira nabi. Icya gatatu, nibabona umuntu wari we wese ubashishikariza ibi bintu cyangwa se ubibaganirizaho, bajye bamuvuga hakiri kare bataragera mu mazi abira. Impamvu nyine bo bari batubwiye yuko ari ukugira ngo u Rwanda rumenye ko nabo bahari, kuko u Rwanda rwagiye ngo gutera abavandimwe babo muri Mozambique.
abo bantu rero bakaba barafashwe mu matariki atandukanye y'uku kwezi, kandi iperereza rikaba ryaragaragaje yuko bakorana n'umutwe witwa ADF, Allied Democratic Forces, ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru. Uwo mutwe nawo bivugwa yuko ufitanye amasano n'undi mutwe wita ISS. Ikindi nuko nkuko mwabibonye bafatanywe ibikoresho benda gukoresha, nkuko mwabibonye hari harimo imisimari, harimo ibindi bintu biturika, harimo abatelefone benda gukoresha. Bikaba bigaragara yuko mu by'ukuri ari igikorwa bari bateguye ariko kikaburizwamo na polisi. Icyo twavuga nuko polisi izakomeza gukurikirana, izakomeza gushaka amakuru dukoranye n'inzego zindi z'umutekano dukorana, wo gushakisha abantu ari bose bafite imigambi nk'iyi, kubarwanya, kubafata kugira ngo badahungabanya umutekano. Ubitekereza ubu ngubu akwiye kuvuga ati jewe nanjye nandi muri gahunda, nyamuneka ndabiretse. Uwashaka kumubwira yuko agomba kubijyamo akwiye kubibona yuko nta mwanya bifite hano muri iki gihugu, inzego tuzamufata. Abafatiwe mu cyuho bafatanywe ibikoresho mubona aho bigishwaga uko bikoreshwa. Ubu rero bakaba bari gukorerwa dosiye, bakaba bakurikiranyweho ibyaha 7. Icyaha cya mbere gucura umugambi wo gukora icyaha, kuba mu mutwe w'iterabwoba, gukora no kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba, kugambana no gushishikariza abandi gukora ibikorwa by'iterabwoba, gukoresha binyuranyije n'amategeko, ikintu giturika cyangwa ikindi kintu gihumanya ahantu hakoreshwa n'abantu, gusenya inyubako cyangwa uburyo bwo gutwara abantu hagamijwe iterabwoba, gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kuwujyamo. Ibi byaha uko ari 7, igitoya muri byo gihanishwa imyaka 7, ikinini muri byo kigahanishwa imyaka 25. Ubwo rero baramutse babihamijwe n'urukiko bishingiye ku byaha bahamijwe, ubwo urukiko nirwo ruzagena ibyaha ibihano. Iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko bari bafite gahunda cyangwa umugambi wo guturitsa zimwe mu nyubako hano muri Kigali, ndetse no gutega ibisasu ahantu hano mu mujyi wa Kigali hakunze guhurira abantu. Hanyuma rero kubwa amahirwe, kubw'ubufatanye, kubw'amakuru duhabwa n'abaturage, dufatanye n'abaturage, no kubw'ubushobozi bw'inzego zishinzwe umutekano ndetse n'inzego zishinzwe iperereza, bafatirwa mu cyuho. Bafatiwe mu karere? Bafatiwe mu turere dutandukanye, hari akarere mu mujyi wa Kigali, muri Kicukiro, hari Nyabihu na Rusizi. Icyo tubabwira nuko isomo bararibona, nta kintu bageraho, nta nicyo byabagezaho, usibye kuba bibajyana bifite ingaruka ziteye ubwoba. Ingaruka mvuga nizo gufungwa, ndetse ntabwo babigeraho kuko inzego z'ubugenzacyaha n'umutekano ziri maso, ndetse ku bufatanye n'abaturage. Abaturage nabo turabashimira cyane, n'umwanya mwiza wo kubashimira ku bw'ubufatanye bagaragaza mu gutanga amakuru, bakomereza aho ngaho.